umubare munini w'abantu bafite smartphone harimo email zitari izabo biturutse ku kuba nta email bagira. Niba nawe uri muri abo ngabo batagira email, ndakurarikira kureba ino video kuva itangiye kugira irangiye. Uraba umaze kumenya kuba wakifungurira email yawe ukoresheje telefone utiriwe ujya gutanga amafaranga muri cyber ngo babigukorere. Icyo usabwa ni kimwe, banza urebe ko wamaze gukanda subscribe, nusanga utarabikora ukandeho, wibuke no gukanda kuri iyo nzogera y'amamenyesha kugira ngo uzajye uhita ubona video zose tuzashyiraho zizakurikira iyi ngiyi. Ngaho rero banza ugure data, ugure internet cyangwa se niba uri hafi ya wifi uyikonegiteho, hanyuma ubundi tugendane. Mu ntangiriro rero iyo tugiye gufungura email dukurikiza ino nzira. Ni ukuvuga ngo tugiye guca ahangaha, tugiye gufata ino application iyi ngiyi ndaje nyikwereke. Tugiye gufata iri application iri karaga fresh kari kurebaho yitwa Google. Turaza tuyifungure, nitumara kuyifungura hano hepfo hari ahantu handitse search urahabona. Search ni ahangaha, uraza wandikemo Google login, Gmail login, Gmail login. Ubundi ukande hano handitse go. Kuri go urahabona, uraza ukandeho. Numara gukanda kuri go urahita ubona hano hejuru ahantu handitse account, Google accounts. Hariya uraza ukande hano kuri Google account, kadukandeho. Nidukandaho rero harahita haza, kadutegereze gatoya ibanze loading. Angaha internet irimo iratinda muri hangana. Internet ifite akabaraga gakeya, ariko reka urabona ko hariho wifi na data. Reka dufunge data hanyuma dukoreshe wifi. Yego, uri kubona ko hano hahise hazamo email yari irimo, ahangaha rero dushatse twahita tuza tugafungura indi dukanze hano. Uri kubibona ahangaha hari email yari isanzwe irimo. Iyo usanze hari indi email yari irimo uhita uza ahangaha handitse ngo add account. Reka dusubire inyuma gatoya banze nkwereke. Urafunguye uhita ubona iyi screen, uhita uza hariya hejuru hari utudomo 9 murimo murahabona. Iruhande rwaho hari agafoto kaba kerekana email washyizemo mo hariya. Ahangaha rero uhita ukora iki? Uburyo bwa mbere bworoshye, iyo umaze gukandaho hano uhita ubona hano hari ahantu handitse ngo add account cyangwa se sign out. Ushaka gufata ingi ugakora sign out, ubwo nuko ngo ya email uyikuyemo ugiye kwinjizamo indi yawe. Ahangaha rero ukora iki? Nukuza ugakanda kuri sign out. Urabona signed out, hanyuma use another account, hanyuma ugakanda kuri use another account. Kimara gukandaho rero hahita hazaho gushyiramo
email yawe. Iyo umaze gushyiramo email yawe, ahangaha ni ukuvuga ngo ubu tumanuka hepfo gatoya, uyu mwanya uri ahangaha ushyiramo email igihe uyifite, ariko igihe utayifite turashaka gufungura email, uhita ureba hepfo gatoya ahantu handitse ngo create email. Create email ahangaha uri kuhabona, aha create email. Hano iyo umaze kuhakanda uba ugiye gufungura email yawe. Hanyuma hari ibindi bintu bita biza ahangaha handitse ngo for my personal use, for my children or for my child, for work or my business. Uhitamo ahangaha hambere rero, aha hambere handitse ngo for my person, for my personal use. Ahangaha niho ukora, wamara kuhakora hanyuma hahita hazaho gushyira amazina yawe ngo ugiye gufungura email. First name ni izina navuga ko ari izina wabatijwe, wenda reka tuhashyire wenda TV, no problem. Hanyuma hepfo hano naho tuhashyire wenda Maxwise, Maxwise. Hanyuma dukomeze, uhita umanuka hepfo ugakanda hano handitse next. Next turakandaho. Nibirangira hajemo guhitamo amatariki y'amavuko, ukwezi, umunsi n'umwaka, ndetse hepfo yaho hari gender. Hano reka tuvuge yuko wenda ukwezi ari January, ukwezi kwa mbere, itariki wenda ya mbere. Hanyuma umwaka wenda reka dufate nk'uw'ibihumbi 2000. Hanyuma gender reka tugire wenda male. Ni njyewe, reka tuvuge ko ari yanjye, dushyiremo male. Hanyuma ubundi iyo tugeze hano duhita dukora next, kanda kuri next. Wamara gukanda kuri next hahita haza amazina ashoboka yo guhereza ya channel yawe. Hari izina rya mbere, irya kabiri, irya gatatu ni wowe ushaka kuryihitiramo. Reka tuvuge wenda nshobora guhita mpitamo iri ngiri. Nimpitamo iri rya mbere biraba bivuze yuko email yanjye ari uku nguku izaba imeze, ni email nzajya nkoresha. Nimpitamo ahangaha ha kabiri bivuze ko email yanjye izaba ari iyi ngiyi. Nshobora no kwiyandikira hano hasi, ahangaha hasi nshobora kuza nkahita nyiyandikira ahangaha nta kibazo. Ahangaha naza nkahita niyandikiraho email yanjye rwose, nkavuga nti email niyo ngiye kuzajya nkoresha. Waza ugakandaho hano ugatuba ngo reka niyandikiremo email yanjye bwite we wishakiye. Gusa ahangaha iyo hakanze uba ushobora kureba email wandikamo ukagira ibyago ugasanga izo email hari abandi bantu bazikoresheje. Izi zo hejuru rero kiza cyazi yo Google iziguhaye gutya biba bivuze yuko nta wundi muntu uyikoresha. Reka nihitiremo iya mbere rero, hanyuma nkande kuri next. Ninkanda kuri next harahita haza create strong password. Ahangaha tugiye gufungura email, ariko wibuke ko hari ijambo banga tugomba kuzajya duhora dukoresha uko tugiye kuri ya email. Ijambo banga ari ryo password niyo tugiye gucreatinga, igomba kuba ikomeye. Wenda reka mfate urugero 1 2 3 4 5. No hasi nshyiremo 1 2 3 4 5. Nimbishyiramo gutya ntabwo ahangaha biri buze kwemera, kubera ko iyi password ntabwo iri strong, iroroshye cyane kurya umuntu wese yayivumbura. Reka dukane next urebe. So wabibonye, use character 8. Wenda reka tuzongere tuzigira 8, tugeze kuri 5 6 7 8 9 10. No hasi ahangaha 6 7 8 9 0 niyo twashyizeho, dukore next. Iyi password iyi Google ishobora kutari buyemere kubera ko iroroshye. Ntabwo iri buyemere. Please choose a stronger password. Tugomba gukoresha password
ivangavanzemo inyuguti, imibare ndetse n'ibimenyetso. Wenda reka dufate wenda capital letter M max wise, wenda max wise nindangiza wenda nsigemo umwanya, nindangiza nishyireho wenda urugero arobase wenda 1 2 3 4 5, naha hepfo nze nongere nyishyiremo capital letter M muri nareke max wise, nsigemo umwanya wenda nshyiremo arobase 1 2 3 4 5, ubundi nkora iki, urabona ko zirahura. Ubundi nindangiza mpite nza ahangaha kuri next, nkande kuri next. Ninkanda kuri next kubera ko nashyizemo strong password, harahita habaho created email, confirm you are not robot. Ahangaha rero ikiba gisabwa ni iki? Ikiba gisabwa ni ugushyiramo nimero ya telefone yawe kugira ngo barebe ko utari robo. Mu yandi magambo bakeneye gukonfaminga this one. Wenda reka nshyiremo iyi nimero wenda ubundi nze nemeze nkimara gushyiramo nimero ya telefone. Iyi ngiyi yarakoreshejwe cyane, reka nshyiremo indi. Nshyiremo iriya, ubundi nkomeze. Iyi ngiyi nayo iranze. Kankoresha iyi. Okay, iyi ngiyi iremeye. Ikimara kwemera rero hari code bagiye guhita banyoherereza kuri email, kuri ya telefone nshyizemo. Iyo code ngiyi yamaze kuhagera, ndahita nyemezamo hariya igeremo, ubundi nkore next. Nimara gukora next mbe nashyiraho recovery email cyangwa se ibi ngibi mbiskipinge nigendere. Urabona ko email yanjye yamaze kuboneka, byarangiye. Nshobora no gukanda next ngakomeza. Ubwo nimara gukomeza ndaza ahangaha manuke hasi nze nkore I agree kuri izi policy za privacy and terms za Google. Nze mpite nkora next. Nkimara gukora next ndaba narangije neza kubona email yanjye imeze neza. So ndagushimiye rero niba tubashije kugirana ahangaha, ahasigaye tuzabana muri video zacu z'ubutaha. Ciao ciao.